So kubicaye muri salo cyane. Ya rega mba ndi gupanga utuntu twinshi nyine. Meze neza. Ahubwo ningiye guhamagara. Fiona yari yanyemereye umukozi. Nshaka kumubaza nimba yamubonye. Mbere kwemereye? Yari yanyemereye umukozi. Ngiye kunshakira umukozi. Adakeneye umukozi. Uzi kuntu narindi kumva afite intege nkeya. Ahubwo uretse kumubwira nkubwire. Amata bya amavuta. Uzi? Allo? Uretse sheni. Allo? Fiona bite? Ni byiza fandi, umeze ute? Tumeze neza. None se kutambwiye wa mukozi azaboneka ryari? Yego ko mana yanjye. Namwohereje ahubwo sinzi impamvu atarakugera kuko nari maze kuvugana nabo mbwira ko yarari Nyabugogo agiye gufata moto. Hanyuma namuhaye nomero zawe. Niba ataraguhamagara reka nze mubaze ariko namwohereje. Wamwohereje se nkasanga ari kuva he? Yaravuye ngo niba ari Nyamasheke. Ariko twavuganye ageze Nyabugogo. Okay. Yeah. We mumbarize ubwo uraza kumbwira sibyo? Kamubaze nindangiza ndaguha nomero yawe umuvugisha. Okay, asante. Sawa fandi. Wow. Nese watekereje ute kunshakira umukozi? Watekereje ute kunshakira umukozi? Ashirerega umukozi abakenewe nubwo ntabwo mbashaka kuvunagurika muri kanya. Sibyo. Biranshimishije kuba wabitekereje mbere yuko mbigusaba. Uko nabyo numva nshaka kuza kugusaba. Kuko muri minsi ndavunika cyane kandi nta ntege mfite pe. Nakubeshye. Nta ntege se ufite. Rimwe na rimwe sinjya mbigufasha n'umuntu. Ubwira akantu. Mu minsi mike turaba dufite kankusi gato. Uvuze? Wowe nturi mukuru ntitumva icyo nshatse kuvuga. Oya sheri. Nizere ko utari kwikinira. Ntabwo ndi gukina. Mu minsi mike turaba dufite kankusi gato. Sheri uratwite? Umva no kuri Imana ishimwe pe. Biragushimishije? Umva cyane. Sheri ntabwo ushobora kumva ukuntu nishimye. Ndahira. Ni ukuri pe. Niyo mpamvu rero nanjye ngomba kuzana uwo mukozi. Umva ko wagira ngo nari nabizi. Ubu no kuvuga ngo ngomba kwitwararika uko ushoboye kose ntabwo mbaremerewe gukora imirimo ivunanye. Umva ntabwo uzongera kuvurika humura. Umva ko nari nana planinze. Nanjye mbimenye vuba nyine nagiye kwa muganga ariko nari maze iminsi numva mfite imbaraga nke mwumva wapi. Nakora ikintu cyose mufise rero iramfasha. Ndavuga reka ngiye kwivuza. Ntibapimye. Ubwo nibwo tutaruzi ko twita umuntu mukuru mwawe. Wagiye ryari se kutambwiye ngo ngwerekeze? Ejo narindi. Yego. Okay. Wari wagiye mu kazi nanga kukugera ngo ndamukwiye. Ubwo nyine ni surprise washaka kunkorera. Sheri humura ntago uzongera guhangayika pe. Ndishimye cyane ahubwo kubera iyo mpamvu. Ejo nimba mu kazi nimugoroba nza gusohokana. Okay. Sheri ntuzongere kumbwira ndaririje ku bintu by'amagambo mabi. Ushobora kuzatuma umwana wanjye azavukana agahinda sibyo? Ya nawe uzirinde nyine bituma mvuga nabi. Ngiye kuba umunyamahoro pe. Uze Sheri ubona ari ubwo ndi umwana mubi. Ahubwo se bwira Fiona ngo nimero y'umukozi tumuhamagare wasanga yanayobaguritse. Ariko se Mumaze niba nta nimero yiwe tumwihamagare twumva hari. Koze sugira ngo Rega wibwe ko nakoresheje na telefone yawe mbwira uyizimo nkomporeze. Mubwira gusendingire nimero akiri umuvugisha tumuhamagare. Hello? Fiona? Yes. Wansendingiye se nkumva hageze byibuze wenda menye uburyo. Okay, reka nikohereze. Okay, thank you. Now say
erega ntacyo mpfa namwe sha urumva none ubwo nagira amahane ngiye rutambi nkumva ntabwo ariko nsanzwe ni rwose kandi rega uriya mugabo ubona tuba tugira ibibazo wambwiraga umukorana ahubwo reka musaba ikintu kimwe shaka kuri inshuti yanjye kundi nshaka kutuba inshuti nkumva urabona amafaranga yo mu gipolisi undi yakumarira hanyuma nyine ngende umukiro urabizi ndabizi yari ikintu ushaka rero ndashaka kumfasha sibyo ngufasha iki umubwira ibintu bandiga babankurikiranaho nkumva umva rero nkubwire wa mugabo we yego uri umukire ufite n'amafaranga turabizi ariko ufite n'amanyanga ahise sha ibyo nibyo ngira ngo nkubwire dufite ibirego byawe bigera kuri 2 reka mbigusobanurire ntega amatwi icya mbere turi gushaka impamvu nyirizina bari abakobwa baba baragerageje kukwica baba baragerageje kugukohotera inkomoko n'impamvu nyirizina babikoze ayo makuru dukeneye kuyamenya ikindi cya kabiri wakoze giteye n'ubwoba uratinyutse ugiye mu rugo rwa Fande birenzeho urasatira n'umugore we hafi kumugirira nabi sha muvane yendera akazi pe ahubwo se urumva utagiye guheramo neza rero uriya mugabo ntabwo nzi ko ari afande ukomeye ntaje kumenya nyine inyuma kubera ko ntabwo amukorana akukiri numva ko arumurambwe ko ari umusivili nuko nyine wararyikoreye yababa we kugera ku mugore we aya maboko yawe uyamufatishaho muniga ariko nawe rero nubwo watubonye sibyo agomba kugira reka basi tworoshye ibasimiyo reka nkwereke ubundi igipolisi uri gukorera rwose amafaranga kiguhemba ntabwo waguye amafaranga yo kugura ikibanza ushaka kuvuga iki wahetse nkaguha akantu tukabyoroshya ukagenda ugafata amadosiye yose azana ibirego byanjye ukayanzanya nkayatwika tukayatwika turi kumwe ugafata n'imwe mashini yose ya ordinateur ukandebera ukanyeza kupukanya ko byose wabidiretinze ariko Ruta amafaranga ushobora kumpa ku buryo yakuraho kiriya kirego kitari kimwe 2 n'uburyo ukomeje kwitwara urumva yabarangaye kubise miliyoni ntabwo ari amafaranga aje miliyoni ku birego bimeze kuriya ubu se ugiye ukakubita imyaka 30 mageragere waba winjije angahe wahombye angahe n'igice basi akayo mubwire buriya abagabo bajya inama sibyo ndakumva rwose reka twumvikane gerageza nanjye no kwishyira mu kangaratete uzi iperereza riba hanze cyakora byo biriya bintu ndabishyira kuri aka gatwe kanjye ndagenda dosiye nzibe nanasibe ibirego byose biri mu mashini wumva se sha ariko rwose ni miliyoni 3 zose ndava hanjyanye imwe n'igice indi imwe n'igice iziri hardis nzazizana uzitwikire izo mu mashini nzabikwereka rwose byakuvuyeho bitari ibyo ejo baragutambikana mbare nkubwira umugabo iyi nda urayijyana muri gereza mbamubwire polisi rwose ndakumva rwose ibyo ariko nawe ntabwo amafaranga yajya wagira gute ukaramu kumbeye igihe rutambi nubwo mufite imbunda rwose ntangira nakujya n'ikimwe wakorogesha sha ariko Ruta uziryara abapolisi babigurisha ibyatsi ubu se ko nkubwiye ibyo tugukurikirana okay sawa nta kibazo ndakwamwe n'igice avance numara kuzaniza dosiye nazi twite ndi kuzirebera yego ukanyeka ni kupinyira itinye muri ntuza yo mu mashini hakiyamuganiza atanyaguha kiravavira sibyo urabyemereje ko utazampemukira ntabwo nzaguhemukira reka nyagwe kuri momo hanyuma ntukoreshe ya nimero yanjye rero ya nimero ushize washyiriyeho agafanta ntacyo mbwira kode ari ukoresha kode yego 3 4 9 9 yego ni iminsi mike cyane ni iminsi 3 yonyine biraba byarangiye handitse ngo happy yego faranga yaje sibyo ubu rero nanjye nishyizeho umusaraba ejo ni mugoroba uzarubinzaniye wowe ngiye gushiririza umutwe ariko ceceka bigira ibanga najye kuri kumanza kugira ibanga pe ngero tambi buza mu mazi abira reka dukorane nk'abagabo cyane rwose gaho genda tagira mu kubona waje hano sibyo reka se sabura ko Yeah.
Sheri tore rero ngo umukobwa wawe niwe uzajya ugufasha imirimo. Bite byawe se? Nziza. Witwa nde? Florence. Mu rugo se ni? Nyamasheke. Ni ubwa mbere waruje gukora? Yego. Si imirimo y'amaguru ayizi? Ndagerageza. Hariya wambwiye ko ahari aha kabiri ugiye gukora imirimo yo mu rugo. Bisa nabyo ariko nyine ni nkaho nyine byaba ari ubwa mbere kuko nabanaga na famiye. Okay. Ugira irangamuntu se? Yego. Ariko wayizanye? Ndayifite ariko nyine iri kure. Nta kibazo. Ugira na mituweli? Yego. Uburyo uramutse urwaye wabona uko wivuza? Yego. Okay. None se uzi guteka? Imirimo yo mu rugo uzi gukora ni iyihe? Nzi guteka no gukoropa no koza amasahani. Byose ndabigerageza. Nta gutera ipasi? Gusa ntawe wese. Ntacyo nabyo uzabyiga buriya. Sheri azagenda abyiga. Nabwo Umva ngaho ugenda igikapu cyawe hariya mwakira icyumba kiri hariya. Yego. Ndaje nkwereke ibyo uri gukora ndebe niba kuko akazi uzagashobora. Mbona ari umusirimu. gute se? Ahubwo uzi gutsuka igisuko cy'umuhondo na shokora. Sheri abantu ubu ngubu barajijutse ntago bikivuze ngo umuntu utuye mu cyaro ngo uri umunyacyaro. Ariko icyiza nuko yaba ari umusirimu agira n'isuku. Reka tugerageze turebe. No kumugerageza ahubwo nta nubwo twamubajije amafaranga tugomba kumutangiza. Ese wamugana? Ariko reka nzajya kumureba tubiganireho, sibyo? Wowe mubaze wumve nimba nakubaza menshi uze yagutanya. Abenshi bakunde kuvuga ngo 30. We nakubaza nakubwira 30,000 mubwire ko tumutangiza 20. Tuzagenda tumwongeza ari uko yitwaye neza, sibyo? Ntabwo tunanira ngo byasa. So we wagenda rero amubwira akagutekera nyine utuntu tworoshye. Hari n'amata menshi ubona ko bebe kawe gakeneye amata. Namwereke no ku muhanda ahantu azajya kugurira utuntu tw'imbuto. Ariko byose ntabwo nahita bimwereka none aka kanya. Waya nyine ubanze umubwire ibyo by'ingenzi nyine. Kandi urakoze cyane. Wowe mbikorera reka. Nanjye ndabikubahira. Kawe genda umubwire rero. Cheers. Ubuzima bwacu. Ive koze mu muzabibu. Cyo bituma uzabura kizi. Yakore muri Bangladesh. Mu butaneze sashaka gusohokana se. Nanze kujyana handi hari abantu basakuza ibintu bisakuza parangana kugira ngo tubashe kuganira. Ariko nyuma yanga nushaka ko tujyana umuziki ukabyira ndakujyana. Nta kibazo. Biragushimisha. Very good. So ntago umwana shiri ngo ku gitunduma tw'amatsiko na cyane cyane ko turi ahantu watuje. Shiri ngewe urabona amezi tumaranye kandi ko ndi umugabo ushyitse buriya kubera iki nta kintu uri kwibwira. Bijyanye n'iki se? Bijyanye n'iki? Ntabwo twagomba turi babiri twenyine dukeneye aka bebe kari gutaramuka hariya kabwira ati dadi mami ahubwo kugira undi muntu ndashaka kumusobanurire kugira ngo burasame bisaba iki. Bisaba yuko nyine ababona imihango kandi ayibonera igihe nyuma yaho nyine yava muri operasiyo aba yasama. None si imihango igihe tubanye byose no kuba kutagiye ijyamo se cyangwa ngo wumva wagira igihe cyo gusama ubwira uti mugabo wanjye ngira icyo wibwira cyangwa uraninyasha
bakuma umwana bijyamo n'icyo gihe cy'uburumbuke ndakibona kangahe se mu kwezi bisaba iki n'ibihe biryo umuntu arya bijyamo buri kwezi rero ntabwo nzi impamvu nasaba ushaka kuvuga ko njye ntari muzima se Mira